tuguhaye icyubahiro tugushyize hejuru ko wera ukiranuka kandi ushobora byose. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'imbabazi, uri Imana ikwiye kubahwa. Haleluya. Tugushyize hejuru, tukuzamuriye icyubahiro cyose Mana, kuko ni wowe ugikwiriye. Rasaterosika masatere vestaya, ni wowe ukwiriye kubahwa, ni wowe ukwiriye gushyirwa hejuru. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe nirishyirwe hejuru, kuko uri Imana ikomeye, uri Imana itabara, uri Imana igira neza, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, uri Imana itajya ikererwa, uri Imana ikorera mu gihe cyayo, uri Imana ikora ku bw'ineza yayo. Urakoze rero, tuguhaye icyubahiro mwami mwiza, tuguhaye icyubahiro nyakubahwa, tugushyize hejuru nyiringabo. Ukomeze uganze utegeke kandi ukomeze kwihesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ikomeze gushyirwa hejuru. Turiho turareba ibintu bitubangamira bituma tutabasha guhimbaza Imana nk'uko bikwiriye, tukisanga twagiye kure cyangwa twabivanze cyangwa tutabikora nk'uko n'umutima wumvira cyangwa n'umutima wacu wose twakomeye. Twarebye rero ibintu byajyaga biza imbere, twajyaga duha agaciro tukabishyira imbere yo gushyiraho Imana. Twabonye ko umuntu yihimbaza, ashobora kwihimbaza ubwe, akihimbaza yivuga ibigwi by'uko ateye, by'uko ari umuntu mwiza, y'uko ari umuntu w'igitangaza, uko ari umuntu umeze gutya na kuriya. Twongera tubona uburyo umuntu ashobora kwihimbaza biciye mu mbaraga ze, avuga imbaraga ze, yogeza imbaraga ze, yogeza imirimo ye. Ibyo byose ni ibyo twagiye tubona ko ari ibintu bishobora gutuma umuntu yihugiraho, umuntu yiyumva, umuntu yakwisanga yasimbuye Imana, yafashe wa mwanya kandi ari we yabyikoze, ari we yabyipangiye, ari we ubyivuga, ari we ubyivugisha, ndetse bikaza kugera n'ahantu akururira n'abandi kuba muri izo mbaraga. Imana yacu itubabarire kandi Imana yacu iturengere cyane. Twabonye nanone kandi uburyo abantu dushobora kubasimbuza, nanone tugasimbuza Imana, wa mwanya w'Imana wa mbere tukawisimbuza abana b'abantu. Twarabibonye, ngira ngo twarebye ibintu bigera kuri 4. Twabonyemo uburyo umwana w'umuntu agenda yogeza mugenzi we, yogeza abantu, agasimbura za mbaraga z'Imana n'imirimo y'Imana akayiha abana b'abantu, bitewe n'impamvu zitandukanye, bitewe n'uburyo ibyo bamukoreye cyangwa ibyo bakimukorerana n'uyu munsi, noneho bikimura wa mwanya wa mbere w'Imana, ahubwo umuntu akahashyira ibye, akahashyira abantu, akahashyira we ku giti cye. Ibyo byose bigahinduka ikizira mu maso y'Imana. Rero ikintu nababwira bene data ni uko muri ibyo bintu byose mwumva, akenshi umuntu yisanga abikora atanabihaye agaciro, atanabizi. Imana yacu idutabare. Ugasanga urabikora kubera iki twisanga tutanabizi? Ni ukubera ko hari umurongo twafashe wo kuramya no guhimbaza Imana, ukumva ko kuramya ni ukuririmba, guhimbaza Imana ni ukuririmba no kubyina. Uwo murongo ukaba uguhagije. Bakubwira bati kubera iki iki kintu cyangwa uyu muntu wamuhinduye ikigirwamana, utereka da kumuhimbaza reka ntareka shwi. Wari wumva mpimba indirimbo y'uriya muntu? Wari wumva muhimbira indirimbo nk'abahanzi bo mu isi? Ukumva byose bigarukira ku ndirimbo, ariko wajya kureba uburyo umuvuga, uburyo umuha umwanya munini wo kumwamamaza no kumuvuga no kumuvuga ibigwi no kumwemera, cyane cyane buriya ibintu bijyanye no guhimbaza Imana ni ikintu gikorekera mu mutima.
nk'uko twabonye ko guhimbaza Imana ari ubuzima, niyo mpamvu ari ikintu kinakurekera no mu mutima, ni ikintu kigenda kikarenga gukorerwa mu bihe twateranye reka turamye duhimbaza Imana, twakoze ibirori nk'abarokore reka turamye duhimbaza Imana, oya, ni ikintu gikorekera mu mutima kigahinduka ubuzima bwa buri munsi. Rero niyo mpamvu tugomba kwitonda mu kubimenya no mu kubisobanukirwa, kugira ngo noneho nihajya hagera igihe cyangwa wumva ugiye kuvuga guhimbaza abantu, kwihimbaza wowe ubwawe, wigarure hakiri kare, kubera ko twarabibonye Imana yacu yahabwa icyubahiro. Uyu munsi rero turaza kureba uburyo duhimbaza ibintu, tugahimbaza ibintu ndetse tugahimbaza n'inzira ibintu bigomba gukorekeramo. Hari uguhimbaza ibintu, ari no guhimbaza n'uburyo ibintu bikwiriye gukorekamo, ugasanga urahimbaza uburyo bikwiriye gukorekamo kuruta ko bigera ku ntego yabyo yo guhimbaza Imana. Imana yacu turengere kandi dufashe cyane. Rero dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 78. Ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 78, guhera ku murongo dusome umurongo wa 58 n'uwa 59. Zaburi ya 78, 58 na 59. Haravuga ngo kuko bayirakarishije gusengera ahantu habo no ku mpinga z'imisozi, bayirakarisha kugira ishyari ibishushanyo byabo bibajwe. Imana ibyumvise irarakara, yanga Abisiraheli urunuka. Imana yacu itubabarire kandi turengere. Muri iri jambo twumva neza ko ishyari, hari abajya bavuga bati none se Imana yagira ishyari kandi ari Imana? Byagenda bite ngo Imana igira ishyari ko ishyari ari icyaha? Nibyo koko ishyari ni icyaha, kandi Imana yacu irera, nta nubwo yagikora icyaha, nta naho yahurira n'icyaha na busa. Ahubwo ahangaha ishyari bashaka kuvuga ni mu buryo bwa competition, ni mu buryo urumva umuntu, iyo abantu bari mu marushanwa haba hari umwanya bariho bararushanirwa kugeraho. Rero hari igihe twisanga twimuye Imana tugashaka kuyitera kurushanwa na bya bindi twihitiyemo, kugira ngo Imana nayo ikore cyane, iyongere ifate wa mwanya wayo. Ibyo rero Imana ntabwo ishobora kubijyamo, Imana nta nubwo ishobora kubibamo, ahubwo umuntu bimuteranya n'Imana. Aha rero niho bavuga ngo Imana igira ipfuye. Imana ngo ndi Imana ifuha, ni ukuvuga ngo ndi Imana ifuhira ibyo bintu byose ushobora kuzana kugira ngo mbashe kurushanwa nabyo. Imana yacu iturengere cyane. Rero ivuga ko ari Imana ifuha. Ahangaha muri iri jambo batweretse ko ari Imana yagize ifuhe, yagize ishyari, ariko ni rya fuhe nayo ubwayo yivugira. Rero ibi ni ukuvuga ngo ikintu icyo ari cyo cyose cyaje mu mwanya w'Imana kirakaza Imana, Imana igafuhira cya kindi wazanye imbere yayo. Hari inkuru y'ubuhamya bw'umudamu yari afite, yari umuririmbyi, umugabo wari umuvugabutumwa. Noneho baza Imana ibaha umugisha, barakora ubukwe. Bamaze gukora ubukwe, ubwo umugabo atanze iteka mu rugo iw'amategeko avuga ngo nituramuka tubonye umwana nta fini no kujya kuririmba, kuko ni wowe ugomba kwicara ukarera umwana wawe, nta mwana wacu tuzaha abakozi. Noneho nyine amategeko aratanzwe mu rugo, umugore ati nta kundi byagenda.
babyumvikanaho, baza kubyara umwana wa mbere. Umwana wa mbere uhera umugore amenye ko atwite, ntabwo umugabo yongeye kumwemerera kujya mu murimo w'Imana. Yanze ko ajya mu murimo w'Imana, yicaraho arategereza, arabyara. Amaze kubyara ati uzakomeza ube hano ukora umurimo, urere umwana wawe, nanjye yewe ngiye kuza noneho tuzajya dusengera hano, ibindi by'umurimo w'Imana tube tubiretse, kuko n'uyu ni umugisha. Wumve bya bindi nababwiye ko hari igihe wiremera ibigirwamana ntunamenye ko ari ibigirwamana, kubera ko wiseguye ijambo, wiseguye ibyo wowe wakuye mu magambo y'Imana. N'uyu ni umugisha Imana yaduhaye, kandi n'uyu ni umurimo w'Imana. Ibi biraduhagije, turera umwana. Imana ikomeza ibatumaho ibatumaho ibatumaho, iti subira mu murimo, nabahereye umugisha mu murimo, subira mu murimo, subira mu murimo. Reka da, ibyo gusubira mu murimo biranga, bo biremera kuvuga ngo kurera umwana wabo ubwabyo ni umurimo w'Imana. Nyuma Imana yo kabyara n'inyambabazi n'inyampuhwe nyinshi cyane, itugirira neza no mu bihe tuba twayinaniye. Barangije babyara uwa kabiri. Babyaye uwa kabiri, umugabo ati noneho burundu nanjye ndaje nge ngufasha dufatanye, kuko nta bakozi bagomba kudukorera ku bana. Baraza, umurimo w'Imana barawureka. Noneho kubera abahanuzi b'Imana, Imana yabatumagaho abo bakozi b'Imana buri munsi, haza kubaho noneho ko umugabo avuga ati shani ku cyumweru reka basigaye ngende mu materaniro, wowe usigare mu rugo. Noneho umugore asigara mu rugo, umugabo ajya mu materaniro. Noneho wa mugore afata umwana mukuru, ubwo hageze amasaha yo koza abana, afata umwana mukuru aragenda aramwoza. Amaze kumwoza amwicaza muri saro, yari umwana birumvikana amaze kugenda agenda. Afata umutoya ajya muri dushe, nawe ajya kumwoza. Noneho kubera ko nta mukozi bafite, nta wundi muntu uri aho ngaho, ka kana sinzi ukuntu kumvise urusaku ku irembo, gasohoka mu nzu karagenda, kageze ku muhanda, imodoka ibirakesuye, kaba karapfuye aho. Noneho baza birukanka abaturanyi kubwira umugore ibibaye. Umugore akuka umutima, asiga wa mwana wa kabiri mu mazi, aragenda ari uruhinja. Uruhinja narwo rwikubitira muri ya mazi, ruranywa. Nawe agarutse yibutse uwundi, agarutse kumureba asanga nawe birarangiye. Imana ibatumaho iravuga ngo abo mwansimbuje ubu ngubu noneho tugiye kubana nta kikinsimbuye gihari. Nabatumyeho, mbatumaho abahanuzi mwanga kumva, mbatumaho mu buryo bwose mwanga kumva, none ubu ngubu nuko nguko bigenze. Ahubwo mugiye guhaguruka noneho mujye mugenda mutanga ubuhamya ahantu hose muzateranira, muzajye mutanga ubuhamya musobanura ibyababayeho, musobanura, mugende mubwira abantu ngo ndi Imana ifuha, ikinsimbura nyanga urunuka. Imana yacu rero iturengere. Rero ni ukuvuga ngo Imana ntabwo tugomba kuyisimbuza ikintu icyo ari cyo cyose. Rero yaba umuntu, yaba wowe ku giti cyawe, yaba n'umuntu, uwundi muntu, yaba n'ibintu, ntabwo ukwiriye gusimbura Imana. Imana yacu idutabare. Imana yacu niyo kwizerwa, kandi ni ukuri bantu b'Imana. Hari ibintu tugenda dufata nk'ibintu byoroshye, nk'ibintu bisanzwe, bihereye n'ibyo dufite n'amakuru dufite, ariko tugasanga turibeshya cyane. Aha rero twakongera tukibaza ngo ni gute duhindura ibintu ibigirwamana? Ni gute duhindura ibintu ibigirwamana? Aha nakubwiye ngo harimo ibintu mu bintu. Impamvu nakoresheje ijambo ibintu, ntibize kugutungura wumvise hajemo n'abantu, ariko nakoresheje ibintu, uraza kumva impamvu, ndaza kuyikubwira mu kanya kari imbere. Dusome Yesaya 44 ku murongo wa 9.
Yesaya 44 ku murongo wa 9 haravuga ngo abarema ibishushanyo bibajwe bose ntacyo bamaze, ibintu byabo by'umurimbo ntacyo bimara, ndetse n'ibyo batangaho abagabo ntibireba kandi ntacyo bizi, nicyo gituma bakorwa n'isoni. Iri jambo naritekerejeho ndifatira akanya ndeba ukuntu abana b'Imana bizeye Imana, ba bandi twita abarokore, abizera, ukuntu twisanga inshuro nyinshi nta mashusho dufite mu mazu yacu, nta bibumbano dufite, ntaki, ariko tugasanga turokorwa n'isoni ndetse zirenze izaba bandi bajya babyunamaho. Imana yacu iturengere kandi dutabare. Twibuke ko Imana yari yariyeretse Abisiraheli mu buryo bwose bari muri Egiputa, kuko Egiputa cyari igihugu cy'ibigirwamana. Yiyereka Abisiraheli, ikorana amasezerano n'Abisiraheli. Mwene da, mvuga Abisiraheli nawe wiyumve, kuko nawe hari uburyo Imana yakwiyeretse, hari uburyo bwawe Imana yakwiyeretsemo, hari uburyo Imana aho yagukuye, hari ahantu runaka mu bigirwamana runaka Imana yagukuyemo wabagamo, ikwereka ko ntacyo bimaze, ikwereka ko ntacyo byakumarira, ikwereka ko ntacyo byaguha. Imana ikuvanayo, ariko biranga tugahindura sisiteme, ugasanga hari ukujya mu kwikubita imbere y'ibishushanyo. Ndibuka kera twebwe aho twabaga, habaga mu misozi, habaga ahantu mu misozi wasangaga hari ibishushanyo bya Bikira Mariya. Abantu bahuriraga nimugoroba kugira ngo bagende bajye kuhavugira amashapuri ku musozi, ku Tununga, ahantu abantu bo muri quartier bose bakazamuka kuri uwo musozi, yewe bakaba n'umuntu ushinzwe kuvuza akamo kugira ngo ahamagara abantu kuri ya saha ya nimugoroba. Habaga ari nka 11:15 cyangwa 12:00, abantu bagafata isaha yo kwicara kuri icyo gishushanyo bahavugira ishapure mbere yo kugira ngo bajye gukora utundi turimo cyangwa kurya. Nta muntu yari azi ko ibyo bintu ari bibi, nta muntu yari azi ko ibyo bintu ari ibigirwamana, ahubwo umuntu yumvaga niba yararetse guterekera, niba yararetse, uretse kuba iyo uba n'imbere y'ibigirwamana n'ibyo byose ntabwo uba warabiretse, birumvikana ko nta nubwo ubuze impamvu yo kutabikora, ariko uba uyoborwa n'umuhango w'idini. Imana rero idutabare, twagiye tubyerekwa, natwe twagiye tubisobanukirwa, tugera igihe cyo kuvuga ngo ibi bigirwamana ntacyo byamariye, ntacyo byamvuye. Aha nongere nkwibutse, wowe wagiye mu bigirwamana mu buryo bwawe. Ibigirwamana hari ibyo twiremera, hari ibyo tujyanwamo, hari n'ibyo twumva ko dukwiriye gukora. Ibyo byose turaza kubibona uburyo twiremera ibigirwamana, ariko Abisiraheli ntibashoboye guhagarara ku cyo bari beretswe n'Imana cyangwa ibyo Imana yari yarababwiye. Ntabwo byaboroheye, kubera ko kamere y'umwana w'umuntu harimo urubuto rwa Adamu rwo kwigomeka no gushaka gukora ibintu uko umuntu abyumva akurikije irari rye. Birababaza rero ko n'igihe cyose Imana yakoresheje kugira ngo aba bantu babyumve, babone ko nta kintu na kimwe byabamarira, Imana yababwiye amagambo meza, Imana yaraberetse ukuntu yabatoranije, ukuntu yabatoranije mu mahanga yose, atari uko ari ubwoko bukomeye cyangwa bufite imbaraga, ariko ikababwira ngo nabatoranije kubera ko nabakunze. Imana irangije ibakomora ku mugabo yabaye mu nzu ikorerwamo ibigirwamana, bakabicura ndetse bakanabigurisha, bikaba ari byo bigira umutungo wo mu rugo rwabo.
aba ariho bakomoka, kuko uwo nguwo yari abizi kandi yari azi ko ntacyo bimaze. Mwibuke ko Aburahamu yajyaga atwara ibigirwamana bya se agiye kubigurisha, akababwira ngo muze mugure za mana zanyu zitavuga kandi zitumva. Bigaragara ko yari abizi ko ari ibigirwamana nyine. Byari byoroshye rero kugira ngo Imana ikorane na Aburahamu, kubera ko Aburahamu yari yaranenze ibyo bigirwamana, abona ko ntacyo bimaze, yarabisobanukiwe. Rero natwe hari igihe tuvuga ngo dusohotse hariya turimutse, ariko ntitumenye neza ngo harya ibigirwamana tubwirwa cyangwa natwe tuzi ni mu buhe buryo, ni mu buhe bwoko, bimeze bite, bigenda bite. Ariko ugasanga tuzi amakuru amwe, tuzi ayo kuraguza, tuzi ayo guterekera, tuzi ayo kubandwa, tuzi, ariko ntitugere hahandi hagoye hababaza Imana. Rero ikigirwamana ni cya kintu cyose cyangwa umuntu wese ushyize imbere wumva ko ari we yaguhesha umunezero, cyangwa ari cyo cyaguhesha umunezero, cyangwa cyaguhesha amahoro, ukumva uguwe neza ku bw'icyo kintu wabashije kugeraho, wabashije kubona, cyangwa wabashije kwambaza, kikaba cyagira icyo kigukorera n'icyo kikumarira. Ndibuka kera ukuntu twajyaga imbere y'amashusho ukarara ku ishapure, kandi ni ukuri ukumva ubyutse wumva watabawe. Rero igihe kigeze umuntu abona ko watabarwa mu marangamutima, ariko mu by'ukuri utabonye igisubizo gihuye n'ikibazo cyawe. Imana rero dutabare cyane. Ndashima Imana ko Imana yaduhishuriye, yadukuye aho hantu igahishura kandi n'abandi. Ni ukuri ndebye ishyaka nagiraga ryo kugira ngo mbone Imana, nkarara nicaye numva ko ngomba kubona Imana. N'abandi barirukanka inyuma y'ibyo byose bazi ko bashakisha Imana. Rero ndasenga Imana Nyiringabo, Nyir'ubushobozi n'ubutware, ngo ukuntu yangiriye neza izagirire neza n'abasigaye. Imana yacu ibahabwe icyubahiro. Ibyo twirukankamo rero guhera mu gitondo kugeza nimugoroba, byose twisanga akenshi twibwira ko ari byo biri buduheshe amahoro, ari byo biri buduheshe umunezero, ari byo biri budukemurira ibibazo. Ibyo kuva wamaze kubona ko ari byo uri bukuremo biri bube isoko yawe, isoko y'amahoro, isoko y'umunezero, isoko y'ubutabazi bwose, tayari uba wamaze kubisimbuza Imana. Kuko Imana twabonye ko ari data wa twese, niyo soko y'ibyo dukeneye byose, niyo ibifite, niyo ibitugenera, ni nayo ibirinda, ni nayo ibikomeza. Rero iyo twamaze kwishakira izindi nzira tuboneramo gukomera, tuboneramo kunezerwa, tuboneramo amahoro, icyo gihe tayari uwo muntu cyangwa icyo kintu wamaze kubihindura ikigirwamana ku buzima bwawe. Icyo rero iyo umaze kumva ari uko nguko biteye, ubwo aho hamaze kuvuka ikibazo hagati yawe n'Imana. Gifata umwanya munini mu buzima bwawe, haba mu buryo bw'imivugire cyangwa mu buryo bw'imitekerereze. Nababwiye ko guhimbaza Imana, iyo wamaze gushyira Imana mu mwanya wa mbere mu buzima bwawe, ukaba uzi ko amahoro, umunezero, byose biri buturuke ku Mana yawe, bihinduka umuco, bihinduka ubuzima, bihinduka ishimwe rihoraho. Mu kanya kose uba wumva icyo ugezeho ukigejejweho na ya soko yawe, ukigejejweho na ya Mana yawe. Ntahongera kuboneka umwanya wawe wowe nk'umuntu, ntahongera kuboneka umwanya wa ba bantu. Imvugo irahinduka, imirebere igahinduka, ugasigara ubona Imana ko ariyo Mana ikwiye. Rero aha Yesaya yaravuze ati ibyo bigirwamana
mugishyire imbere, mukizane imbere y'Imana, Imana irabyanga, bizajya bituma muhora mukorwa n'isoni. Rero twebwe turebe noneho Abakolosayi 3:5 Pawulo yavuze iki noneho ku bigirwamana bigezweho. Naho haratubwira uburyo ibigirwamana byaje kuva kuri bya bishushanyo bubakaga ku tununga, bya biti bibisi bajyaga kwikubita imbere cyangwa bakicara munsi bakabiramya cyangwa bakabihimbaza bavuga ko ariho bagomba kubonera ibyo bakeneye, imvura yabura bakumva ko ariho bagomba kujya gushakira imvura, bajya guhinga bakumva ko ariho bagomba kujya kumurika imbuto yabo. Ibyo byose noneho haje kubaho ibyo byose, twumvikane ko twasanze byarakorwaga kugira ngo bajye gushakisha igisubizo cy'ikibazo runaka bashaka ko kiboneka kandi mu buryo bwihuse. Abakolosayi 3:5 haratubwira ngo nuko noneho mwice ingeso zanyu z'iby'isi, sambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ahangaha noneho ya mirimo yose, bya bindi byose by'isi bikidukurura, za ngeso zose z'isi zikidukurura, tubanze twumva ahangaha impamvu ibi bintu byose yabyegeranije akabihindura ko ari byo byitwa gusenga ibigirwamana. Ni ukubera ko gusambana ubwabyo si cyo kigirwamana, ahubwo impamvu yaguteye kujya gusambana, iyo mpamvu nicyo kigirwamana. Gukora ibiteye isoni ntabwo ari cyo kigirwamana. Impamvu yaguteye gukora ibiteye isoni, dufate urugero, niba wibwe, kujya kwiba, wagiye kwiba kubera ko wari ufite icyifuzo cy'amafaranga runaka cyangwa cy'akariya kantu keza runaka wabonye nawe wifuza ko wakambara ugasa nk'abandi, noneho ko kahindutse ikigirwamana kuko kaguteye kuva mu mwanya wo gutinya Imana no kubaha Imana, ushyira imbere ya mafaranga, ushyira imbere cya kintu wumva ko ari cyo ugomba gushyira imbere nyine, nubwo kigusaba kuba wakora ibiteye isoni ntacyo bitwaye, ariko ngere kuri bya byifuzo byanjye. Aha rero niho tugomba kumenya ngo ibi ngibi ntabwo abantu bakijya kuraguza, ntabwo abantu bakijya guterekera abazimu, ntabwo abantu bakijya gushikisha, ariko bafite ubundi buryo bakoramo, basengamo ibigirwamana. Gusenga ibigirwamana ni uguhimbaza ikintu icyo ari cyo cyose, ukumva ko ariyo soko y'ibyo ukeneye n'ibyo ukennye mu cyimbo cy'Imana. Rero ngo n'iyi myifurize mibi, ukumva kubera ko nifuza akazi kandi ngomba kukabona, ngomba kwemera ngakora ibiteye isoni, ngomba kwemera nkagambana, ngomba kwemera nkariganya, ngomba kwemera nkagira gutya, ngomba kwemera ngasambana kugira ngo mbone aka kazi. Iki gihe nacyo mwene data, byaba vuba cyangwa kera, bikugaruraho gukorwa n'isoni. Imana rero itubabarire kandi turengere, ni ukuri iturengere, tugire imbaraga zo kumva no gusobanukirwa, biduhesha kuba noneho twahindukira burundu. Imana yacu yahabwa icyubahiro, duhindukire tuveyo. Imana ishimwe. Aha rero niho Yesaya we yavugaga bya bigirwamana nka bya bindi byo mu Egiputa byubatse bibumbye, bigize bite nka bya bindi tujya tubona nk'Abashinwa cyangwa abandi nk'abo. Ariko ibyo nibyo we yavuga. Noneho Pawulo nawe ati namwe bo mu Isezerano Rishya ntimwibwire ngo mwebwe mwarasigaye, dore noneho ibigirwamana musenga, ibigirwamana muhimbaza, ibigirwamana muramya, ni bya bindi bituma mureka Imana, bya bindi bituma musimbura Imana uyisimbuza
cya kindi wumva umutima wawe ushaka. Icya gatatu tugiye kureba ni kuki twisanga muri ibyo bigirwamana. Ni iki gituma twisanga nubwo bwose hari ibindi byinshi uba wararetse, hari ibindi byinshi uba wararekuye, ariko igihe kimwe ukisanga wasubiye inyuma, ukisanga wasubiye muri bya bindi. Ni iki kibitera? Some ijambo ry'Imana mu Baheburayo 13:21. Abaheburayo 13:21. Kuki twisanga muri ibyo bigirwamana? Twisanga tugisenga ibigirwamana, twisanga tugihimbaza ibigirwamana, twisanga tunanizwa no kongera kwisanga twimuye Imana. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baheburayo 13:21 ngo ibatunganye rwose mu byiza byose kugira ngo mukore ibyo ishaka. Mukore ibyo ishaka, ikorera muri mwe ibishimwa imbere yayo ku bwa Yesu Kristo. Icyubahiro kibe icye iteka ryose. Amen. Aha ndashaka ngo iri jambo rivuga ngo ibitunganye rwose mu byiza byose kugira ngo mukore ibyo ishaka. Ni ukuvuga ngo aha ijambo ry'Imana ritwereka ko ni umurongo wa nyuma wo mu Baheburayo igice cya 13. Ni isengesho rivuga ngo ibatunganye rwose. Imana ibatunganye rwose, ibatunganirize muri bya byiza byose yateguye kubaha kugira ngo mubikoreshe ubushake bwayo. Haleluya. Imana ibyo yateguye kuguha, ibigutunganyemo, ibikwerezemo, kugira ngo ibyo byose yateguye kuguha ubikoreshe ubushake bwayo. Haleluya. Rero iby'Imana iha umuntu byose turabyumvise hano muri iri jambo. Iby'Imana iguha byose ni ukugira ngo ubashe gukora iby'Imana ishaka. Nta kintu na kimwe Imana iguha ku bwawe cyangwa kugira ngo winezeze. Ibyo iguha byose, yego ubasha kubinezererwamo, ukarya neza, ukambara neza, ukaryama neza, urara, kereka icyo udashaka. Ariko iyo si yo ntego ya mbere y'Imana. Yego bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo gukoma amavuta ngo areke kumusigara ku ntoki. Nk'abakamura amavuta ngira ngo abacunda barabizi. Ntabwo wakamura amavuta ngo areke kugusigara ku ntoki. Rero ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose Imana irabiguha, Imana irabikora, ariko ikigendereye ntabwo igendereye ko wanezerewe cyangwa ko wambaye neza cyangwa icyo Imana igendereye ni ubushake bwayo, ni umurimo wayo ugezweho mu gihe runaka. Impamvu y'Imana rero, impamvu yayo ku buzima bwacu bene data, ni nayo iturinda, ni nayo itumye tukiriho, ni nayo itumye turyama tukabyuka. Ibyo iduha byose bijyanye n'umurimo yakugeneye, umurimo yagambiriye gukora ku buzima bwawe. Uwo murimo yakugambiriyeho niwo utuma iguha ibyo iguha uyu munsi, ikora ibyo ikora uyu munsi. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Aha rero niho havuka amakimbirane ku mwana w'umuntu, cyangwa cyane cyane icyo nabonye bikunze kuba cyane cyane ku barokore, kuko abarokore tuzi ko ibyo dushaka byose tugomba kubibona, kandi mu gihe twebwe twishyiriyeho. Mu gihe twishyiriyeho. Aha natekereje ku rugero rumwe dukunze kwisangamo hafi ya twese.
ni nk'igihe umuntu urabona iyo dukura, iyo uri umujene, iyo ukura uzamuka, hari amahame wishyiriraho ukavuga ngo jyewe ningera ku myaka 25 urugero nzahita nkora ubukwe, nziga ngere kuri iyi myaka, nziga njye muri universite, hanyuma nkore gutya, hanyuma mbona akazi, nimara kubona akazi mpite nkora ubukwe. Ibyo niko nabipanze, niko bigomba kumera. Noneho ryahame wishyiriyeho, wowe witekerereje, wowe wipangiye, ese biraza guhura n'ikimana yapanze? Ntabwo biri buhure. Hari igihe ugira gutyo ukabona amahirwe biragonganye, birahuye, cyangwa biguye muri range ya hahandi, ahari ni 23, 24 cyangwa 26, utaracika intege cyane, ariko noneho reka bigere muri 30, bive kuri 30 bigere muri 35, ibintu biba bitangiye gushyuha. Bitangira gushyuha, umuntu agatangira gutekereza izindi nzira, agatangira umurongo wo kwirwanaho, wo kwirwanirira, wo kureba uburyo bundi byagenda. Kubera iki? Kubera ko hari ubushake bw'Imana, hakaba n'ubushake bwe. Icyo gihe ni ukuvuga ngo hibagiranye impamvu uriho, hibagiranye ko hari uwakuremye, kandi uwo yakuremeye umurimo, kandi uwo murimo yakuremeye niwo yakoherereje mu isi. Ibindi byose uzabona, uzahabwa, ni ukuvuga ngo ni ibikoresho, niho nababwiye, ni ibikoresho byo kugira ngo bizakugeze kuri wa murimo, wa mugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Rero biragoye kuko twisanga noneho twashyize imbere ibikoresho kuruta uko turi bushyire imbere umugambi w'Imana, ari wo twabereyeho, ari wo watumye tuba uyu munsi turi muri iyi si. Ibyo byose rero biduteranya n'Imana, kuko bya bikoresho bihinduka kuba ari byo shingiro yo kubaho kwawe, bikimura Imana. Kuko byose bene data, ibyo dukora byose, ibyo tubamo byose, iyo niyo mpamvu yo kubaho kwawe, bigomba guhesha Imana yawe icyubahiro. Ugomba kubaho ubizi ngo ndiho kugira ngo mpeshe Uwiteka Imana ishobora byose icyubahiro. Ibyo mfite byose biriho kugira ngo bikoreshwe umurimo n'Imana. Rero umurimo wanzanye, ibyo ndi bubone imbere yanjye byose biraba ari ibigendanye no guhesha Imana icyubahiro. Rero ujya mu kazi, akazi kanjye, umushahara wanjye, imodoka yanjye, umukristo akaguhagarika ukamutera amazi. Ibyo byose ni uko twibagirwa ko byose tubihabwa kubw'umurimo w'Imana, ntabwo ari ibyacu. Igihe rero cyose wabyiappropriye, ukabigira ibyawe, ukabihindura ntimukoreho, ugatangira kubishyira muri plani zawe, muri za gahunda zawe, umenye ko uriho uriremera ibigirwamana, ntabwo ubasha kubigendanamo n'Imana. Reka turebe icyanditswe kitwereka ko ibyo dufite byose, yaba umugabo, yaba umugore, yaba abana, yaba ubutunzi, yaba ikintu icyo ari cyo cyose n'akazi ukoramo, byose biriho kubw'umurimo w'Imana. Dusome muri Ezekiyeli 24. Ezekiyeli 24 ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 18. Murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 18. Haravuga ngo, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, dore ngiye kukunyaga icyo wahozagaho amaso, bigutunguye, ariko ntuzaboroge, ntuzarire, kandi amarira ntazagutembe mu maso. Uzanihe ariko bucece, we kuborogera upfuye,
wizungurize igitambaro ku mutwe kandi ukwete inkweto zawe, we kwipfuka ku munwa kandi we kurya ibyo kurya by'abapfushije. Nuko mu gitondo mvuganye n'abantu, nimugoroba umugore wanjye arapfa, maze bukeye ngenza uko nategetswe. Ngenza uko nategetswe. Ibi ngibi iyo usomyeho gakeya ku murongo wa 21, Imana yabikoze nk'igikorwa cy'ubuhanuzi. Wumva ukuntu umugore wa Ezekiyeli yari igikoresho cyo kugira ngo Ezekiyeli agere ku murimo Imana yamuremeye gukora wo guhanurira Abisiraheli mu gihe cye. Noneho uwo mugore aza kuba igikoresho. Imana yacu turengere cyane. Niyo mpamvu kubera ko mu maso y'Imana muka Ezekiyeli yari igikoresho kizakora umurimo mu gihe runaka. Icyo gihe kigeze, hageze ko agera kuri turu ye yo kugira ngo ahanure biciye ku mugore we, Imana iramubwira ngo uyu ngiye kumugutwara, agiye gukora umurimo, urakoresha icyo gikoresho nguhaye. Imana yacu turengere. Ubwo niyo mpamvu muri iri jambo hagaragara ko Imana yaramubwiye ngo ibi ngibi ntukore imihango isanzwe ikorwa yo gupfusha. Ntukore ibyo. Kubera iki? Kubera ko ibi bikozwe nibyo bigiye kuzakoreka ku Bisiraheli. Ngiye kubakuraho urusengero, ngiye kubakuraho presence yanjye hagati muri bo, kandi bizaza bibatunguye. Nkuko nawe nubwo nari nabigubwiye, ariko umugore wawe apfuye mu buryo butunguranye. Nta mpamvu nimwe rero yatuma upfa n'Imana icyo itaraguha, cyangwa igihe igomba kubikorera, kuko byose iyo ibikora kubera ko ari cyo kigezweho, kuko byose tubonye ko ibikora kubw'umugambi wayo, kubw'umurimo wayo, bikoreka ikurikije uko yapanze umurimo. Ni nk'uko iyo ugiye kubaka inzu, igihe cyo kugura amabuye urakizi kuko bari kuri fondasiyo, warangiza ukamenya igihe cyo kugura amatafari kubera ko bari muri elevasiyo batangiye kuzamura inzu. Hanyuma ukagera igihe cyo kugura amabati, amadirishya, buri kintu cyose kuri wa muntu ariho arubaka inzu ye, ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Rero n'Imana nayo ikora ibintu mu gihe cyabyo. Umuntu rero hari igihe yibwira ngo kubera ko runaka yubatse inzu, akubaka inyuma akahashyira amakaro, aho gushyiraho amarangi inyuma agatamirizaho amakaro, buriya nanjye nzagura amakaro. Ugakubitaho amakaro inyuma, ariko kuri plan wahaye umujyi wa Kigali nta makaro yari ariho. Bazaza babigusenyesha, kuko ntabwo ugomba gukora kubera ko ibyo wabonanye abandi ari nabyo nawe ugomba gukora. Ugomba gukurikiza umurongo wari uriho. Rero twebwe twisanga iteka tuburana n'Imana kubera ko tudashaka umurongo wayo. Ntidushaka ibyo yatugeneye, ntidushaka umurongo wayo, ahubwo turashaka ibyo twibonera mu bandi bantu. Ibyo rero ureba umurimo uri kuri iriya muntu, impamvu yatumye bamwohereza ntabwo ariyo yawe. Imana yacu dutabare. Tubona Yeremiya yaroherejwe nk'umuhanuzi uzahanurira amahanga. Tubona Ezekiyeli yaroherejwe nk'umuhanuzi uzahanurira amahanga. Reka noneho turebe na Daniyeli. Na Daniyeli nawe yaje nk'umuhanuzi, ariko uburyo bwa Daniyeli n'uburyo bwa Ezekiyeli biratandukanye. Daniyeli yari ibwami. Imana yari yamutumye ku bami. Imana yari yamutumye kubanza akinjira muri iyo sisiteme kugira ngo akoreremo indani. Abandi nabo bakoreraga mu misozi,
ba Eliya babaga mu misozi ntibagiraga n'aho barara. Rero ni ukuvuga ngo uburyo Imana yahisemo kugukoreshamo, ubwo nibwo ukwiriye kwishimira kandi ukumva ukwiriye kuba umunyamumaro muri uwo murimo wawe, kubera ko ibyo nibyo uzabazwa, ni nabyo uzatangaho raporo. Ibindi byose uhabwa munsi y'iri juru ni ibikoresho kugira ngo bikugeze kuri wa murimo ugomba gukora. Ibyo ufite byose ndakubwiye ngo byose ni ibikoresho Imana yaguhaye kugira ngo bikugeze ku murimo ugomba gukora, nk'uko tubibonye kuri Ezekiyeli ko umugore yaje ari igikoresho kigomba kumugeza ku murimo agomba gukora. Iyo ugiye kubireba neza ubona ari we yari ashyizeho amaso koko, kuko naje gushakisha nsanga Ezekiyeli nta bana yari afite, yari we n'umugore we muri ubwo buzima bwari bugoye, muri ubwo buzima bwari bukomeye, kuko yari yarahamagawe mu buryo bukomeye cyane kimwe na Yeremiya. Ariko Imana iramubwira iti rero n'uyu nguyu nawe yari uwo kukugeza kuri iki ngiki, namuguhaye kugira ngo azakore uyu murimo, agufashe kuzuza icyo nashatse kugaragariza aba bantu. Rero ntugire icyo uvuga, ntugire, kuko ibigiye gukoreka byose ari umurimo wanjye. Rero wowe uri igikoresho, n'ibyo naguhaye ni ibikoresho, kandi icyo nshaka kugeraho nicyo gifite agaciro. Rero duhura n'ikibazo gikomeye ko dushaka gufata ibikoresho bikaba ari byo duhindura ibigirwamana, aho kugira ngo duhimbaze Imana tuyihimbarishije mu kuyubahishiriza mu mirimo yaduhaye gukora. Kuko twarabonye ko iyo tugaragaye mu gakiza, ngo icya mbere twabonye mu busobanuro bwo guhimbaza Imana ni ukwerekana agakiza kacu umunsi ku wundi. Rero mu byerekana ko twamenye Imana ni igihe twamaze kwinjira mu murimo wayo, kandi tugaharanira kuyihesha icyubahiro, tugaharanira ko abantu n'abatarayimenya babonera gukomera kwayo n'imbaraga zayo muri bya bindi. Ibi rero tugaragarizamo imbaraga z'Imana muri uyu murimo wayo, ntutekereze ko bizagaragara ari uko ibintu byabaye ibitangaza. Mbese ibitangaza sinzi uko nabivuga, kuko nemera ko igitangaza cy'ukuri ari cya kindi cyakugejeje mu murimo wawe, uriho urakoreramo umurimo wawe, uhagaze mu cyo Imana yaguhamagariye. Ibindi byose, nubatse inzu igitangaza cyabaye, icyo ni igikoresho. Kuki uhimbaza igikoresho? Naguze imodoka, igitangaza cyabaye, kubera iki uhimbaza igikoresho? Ahubwo vuga ngo reka nzinduke kare, ngiye mu materaniro, ngiye gusenga, nzinduke kare, ba bandi bose bagenda n'amaguru birukanka mbashe kubashyira muri ya modoka mbajyana. Reka ntekereze kuri bene data, niba naragiriwe ubuntu nkabona akazi keza ngiriramo kuba ari igihe ufata ibyemezo nshobora gutanga akazi, reka negeranye ba bene data bashomereye mbaha akazi, noneho icyubahiro cy'Imana yanjye kigaragare, kubera ko bariya bose baba bafite amasezerano yo kuzakora. Nabo kandi nibaza, nabo bagira ishyaka ryo kubahisha Imana muri ka kazi kawe. Ndebera rero, ufite abakozi 10, niba mu bakozi ugomba gutunga 10, hari nk'abakozi 15, 10 bakaba ari abakozi bene so, ba bandi wazanye nyine kugira ngo muzamure ubwami bw'Imana bubyibushye, icyubahiro cy'Imana kigaragarira muri iyi departement, kikajya muri iriya departement, kikagaragara kikajya muri iyi. Uwinjiye hariya akabona baramwakiranye urukundo n'umunezero, yahasohoka yakwinjira ahandi akabona barashyashyanye birukanka kugira ngo bamusavinge. Uwo muntu azavuga ngo nabonye ninjira mu ijuru riri ku isi, kuko nabonye Imana.
icyo gihe Imana irahimbazwa, irahabwa icyubahiro kuko wagerageje kuyihesha icyubahiro hahandi wari uri. Turirirwa tuvuga ngo nakorera Imana gute? Mwene data, himbaza Imana. Himbaza Imana aho uri, himbaza Imana mu murimo yaguhaye gukora. Umurimo Imana yaguhaye gukora nuko aho uri, aho ukorera, aho uhinga, aho uri, mu byo urimo byose, muri urwo rugo hagaragarize icyubahiro cy'Imana yawe. Menya ngo hano ndi ku murimo w'Imana, n'ibyo mpafitiye ni iby'umurimo w'Imana. Rero ngomba, kubera ko turi abacungamutungo mu murimo dufitemo umurimo wo gucunga umutungo w'Imana. Umutungo w'Imana harimo bya bikoresho yaduhaye gucunga, harimo ibikoresho nk'ibintu materiel, harimo abantu, harimo ibyo byose. Reka ibyo bigomba kutugeza ku murimo tubicunge neza kandi bibere inyungu ubwami bw'Imana. Yesu abahe umugisha, Yesu abagire neza. Ni ukuri duhagarare ahakwiriye, tumenye yuko byose bibereyeho kutugeza kuba ku mugambi w'Imana. Umukoro rero dufite nuko twitoza kumenya ko ibintu byose byadukuraga ku Mana ari ibikoresho bitugeza ku cyubahiro cy'Imana, kuko nicyo tubereyeho, ku cyubahiro cy'Imana mu cyimbo cyo kugira ngo tuba ari byo dushyira imbere, tuba ari byo duhimbaza. Ahubwo reka duhimbaze indunduro y'urugendo, ariko kubona Imana, ariko kubana amahoro n'Uwiteka Imana, maze nayo izatugororere cya gihe tuzaba dufite ibitabo byacu byuzuye amakuru meza na raporo nziza y'uko twabaye ibisonga byiza. Yesu abahe umugisha, Yesu abagirire neza. Data, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro kubwo kugira neza kwawe, tuguhaye icyubahiro kubwo imbabazi zawe, ubuntu bwawe. Ni ukuri waturemye kubw'umugambi wawe, waturemye kubw'umurimo wawe. Dushoboze kubyumva, dushoboze kubyemeza imitima yacu. Ntabwo byoroshye, kuko twari tuzi ko twabereyeho kugira ngo ibintu byose byizane byikore, twabereyeho kumva ko tugomba guhora duhabwa mu gihe dushakiye, ari nayo mpamvu duhora imbere yawe, aho kuguhimbaza, aho kuvuga imirimo, ahubwo dusaba buri kanya. Ariko Mana, dushoboze guhinduka, twimuke mu bitekerezo, dushakishe ibiguhesha icyubahiro kuruta ibiduhesha icyubahiro. Dore ko byinshi twirukanka inyuma ari ukugira ngo habeho icyubahiro cyacu, kabone n'ubwo icyabo cyaba cyahungabanye, ariko icyubahiro cyacu aba aricyo kigaragara, kandi si cyo waturemeye. Turakwinginze kugira ngo uhindukize imitima yacu, uhindukize ubwenge bwacu, uhindukize imyumvire, kugira ngo duharanire ibiguhesha icyubahiro, ibyacu, iby'ibyubahiro byacu bikurweho mu izina rya Yesu. Urakoze rero Data wera, ukomeze kuduha umugisha, kandi ukomeze gukora umurimo ubohora, ukiza, uhindura, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Yesu abahe umugisha.